iyi fi yari ifite abana yagendaga ukahahira agaheruza abana bakarya Ezra ndayiriye hajya agogogo barajyaho batubeshe tuzaga mu ijuru ariko iyi fi si yo uwayiremye yayiremye atayikunze bana bagiye kubaho gute n'abana yahahiraga bigira iruhuko ridashira wafiwe nturiye mbabaye urapfuye ariko aho ugiye ugereye amahoro udusabire ubwo tuzabonana kuri wa munsi ibyaremwe byose Imana ibihamagare nawe uzuvuga uti nezera wandiye urubanza rwe ruraciwe ukuntu bazankatira nicyo kibazo ubu namwe muraza nkuko muri gukebagura nkuko mwakebaguye inka mwatemaguye buriya biremwa reba iyo kiri gutaka kubagasha baca umugani ngo ihene y'inkungu zirigata ku cyuma cya mucoma iyi fi nayo rero yarigase ku ndobani Datarije nta muntu uzi ubyimbye umunwa ngo murangire umuti w'umunwa mu rugo hari umuti ubyimbura umunwa nuko umunwa utabyimbye pe mba nkurangiye kabyimbura gukabyimba amaraho kaby'imbagana wambese n'ubwo ko mbyimbye umunwa akoreje nibe nawe umunwa wawe urabyimbye ngiye se wanjye kari muzima noneho njye nagira ngo mbwire indirimbo yubahiriza igihugu cy'u Burundi yitwa ngo iki ni igihugu cy'abaturanyi afa kubera njye nakunda gutembera njye mu bihugu byanze nta na buruse n'imwe mfite njyewe nta na buruse n'imwe mfite aravuze ngo nta na buruse n'imwe mfite njyewe ibisubizo byanjye byari byo mu Rwanda ntabwo ibyo hanze mbifite uko bikase icyo kibazo ntacyuze aravuze ngo uragitsinzwe kabisa Rwanda Burundi biranze urakoze cyane God have mercy upon us. ni ukuvuga ngo umucuruzi we yarasinziriye umuntu araza mu ibinote y'igihumbi amaze kugera hirya arongera aragaruka arakomanga ati nje guhaha aha ibintu by'amafaranga 900 amaze guhaha ibintu by'amafaranga 900 yishyura cya gihumbi yibye bamugarurira 100 none nkakubaza ngo umucuruzi yahombye angahe byose hamwe umucuruzi yahombye 100 yahombye 101 niryo yahombye yamugaruriye rutuye n'abaturage bangahe ubu tuvugana rutuye n'abaturage bangahe Oya ntago ari ngombwa ngo tubwire wari n'abana bari kuvuka n'abavutse ejo wewe byibura uvuga uti ni miliyoni zingahe izo nekereza ni miliyoni 12 miliyoni 12 nicyo gisubizo cyawe ego okay abapfuye uyu munsi I don't want peace. I want problems always. Killing is my hobby. Shao Kahn. aya ibyo nibyo nanze niyo mpamvu tugenekereza aba bashinwa banyara ku bikutu ukabyemera nta n'isoni abo bashinwa nta n'isoni abo bashinwa mbanza ubundi mvugane nabo ubundi nkwereke ubundi gusyu nyawo wenshe man的孩子不聪明这不好因为这会让我的老板双戒柄绝技他在我的公司utwo dupipi njyewe ndumva nta nubwo mu nyiri utwo dupipi twanyu tumaze gukabya他在我的公司上给我安慰的钱，请帮助我，我是个儿子些欣慰，是我无法得到。听不听呢？儿子些欣慰是我无法得到。为什么你不听我？为什么你的孩子不聪明？这不好，因为这会让我的老板双戒柄绝技，他在我的公司，儿子些欣慰是我无法得到。umwami ntaryama umwami akurikira se yaba turumbuka what yabagangika atera ipongi what atera ipongi umwami atera ipongi wamwumvishe
ngaho mubaze nini numve muko tukiri ku mwami umwami ntatera akabariro akoko ndakazi arawuvuza shaka arawuvuza Kristo Yesu akuzwe ubusa tuvuga ko abami bose twari dufite babuvuzaga ugize ngo n'abamikazi ubwo baravuzwaga uyu mugabo ashaka kubasamba mbega umuco nabikubwiye ngo uyu mukobwa ntabwo yabaga hari yabaga agiye gucuba ntumureba wowe iyo wavuze ngo iki cyagiye wavuze ngo iki reka basi nyine mubaze ikindi kibazo kimwe kugira ngo byumve ko ibintu mba nkubwira mba nakubeshye ibibazo bizima ibibazo bizima amata uko tujye ku kindi kibazo wenda umwami yakunaniye tujye ku isekuru isekuru ntimeneka irajanjagurika kicucu we isekuru irajanjagurika ni ikirahure ikimuga cyasetse urujyo ubure vuba vuba subireba nyine subireba Yesu we yo jaji ndabona uri indaya ugize ngo Yesu we tomoka va mu nzira vavu jya kujanjagurikira hirya unawuvugiriza hirya twakira nimero ya 2 iminsi mu mwamana utamushaka nani tayari zeru namaze no kuyandika nana ngo bisubiramo novuga zeru nuzundi ura wa mayiki harya ngo toza umuco none se ngo basi nano kumana make yabyine yewe daruragaragaye ugize ngo kuwuvuza ni wo muco guhubuka ni wo muco ariko nyine nanavuze urumva nanavuze ngo n'ubundi ndimo mwize ntacyo baza n'undi ariko abandi bo narabatoshe uyu warabuze uyu nguyu warabuze uyu naramutoje neza cyane muko banyemereza ratahe tubwira abami babiri bayoboye u Rwanda harimo Petero Nzukira na Juvenal Habyarimana mudejiya lórí àwọn ọmọ yìí ese muko ubwo Habyarimana Juvenal n'abami bihuriye hehe ese bose ntibayoboye u Rwanda akayoborwa muri ruhurura we ubwo Rwanda bayoboye n'urwiwa ibyo biri mu byo wamwigishije nabyo biri muri mpangara ngo uhangare nabyo narabibigishije bivuze ngo ubwo uramuhangaye munamba barega mbana narakaye genda hazundi wagira ngo abahamba nabigishije kwibagirwa muko inyuma ya Nyanshyana baba open the gate iyo mu muco bavuze ngo gira umugabo usubiza ngo iki iyo umufite urasubiza ngo ndamushimye waba utamufite ukasubiza ngo ndamukugize wamwumvishije umwana natoje umuco sha nuko wumvishe ntabwo nakwizeye usho kubana bimubwiye reka njye mwibarize mubaze singura ngenda mwizeye mubaze gira inka wasanga abana mwera ariko ubwo ndiri kubwira ubundi ndiri kubwira nsa okay anje banyita bayigenge sinkunda gasuzuguro noneho umwana yite nkwe kuko inama za amarwa maniga uri gufata ntago ngenge nkunda gasuzuguro ama gangster ratetereze pore regenureme nuzarokomsa aho ngaho haniho hantu nshaka kukwerekeza nuzaroko ariko mbamubwire ukajya imenyera wa mujinga urumva mwana nuzarokomsa mbamubwire wayige ngewe nta muntu ujya imenyera mwana shumi yanjye kuba nkurimo igihumbi ibintu biba byaratubaje hanga mu mujyi wa Kigali ni byinshi maniga wa mujinga murazana muzi swege zawe je ibintu byarancantse hano mu mujyi wa Kigali ma gangster on this time a gangster jewe ntago bijya bishoboka mwana nuzarokomsa ariko mbamubwire je nakubwiye ndagushyira muri nuzarokomsa kuri umwana mwiza ako kandi ko nashakaga rero sasa rero nanje nizo myambaro zawe ndazemeraga cyane oje bari nige nagiye kureba abantu mu Buganda barambwira bati cyakoze wayigenge turamufanaga cyane naho bibonaga no muri comment
none akakane ko kanashakaga noneho kino no kugira mbone no Umva nyine kubashya ibintu nkubwiye. mubwiye zamura iyo shati iraho ngaho uyinyambike neza pole pole jo mwendo nite nitambara nibabare kuko ngungiye gufata amaswigi nta kintu uri bubuze umbwira maniga ariko ubu wakirima arimo we ntawe ushaka kumereza amafaranga gahe urongera agarutse ngo wajye iki suri kureba gajanesha gajane kiriya kigoryi ibi nibyo bintu by'ibikoboko mbaga wiziritseho sha tuzana n'ahandi ku magazine ya nta muntu ujya ncika mwana bira mupanga mwana shumi yanjye usakuriza umuntu kugenda murazana akavenje n'umunsi nagumwe n'undi wajya ugenda ureba nose ugumira iki ikazi ko umuntu ari akavuga urasaze tushaka tumwerekeza wowe ushaka kurwara nk'ibi bintu biba byaraturutse he haro inzu ndayifite mba nyikurangiye nuko bankubise nkibagirwa ahantu inziri ndayifite ni iya 10 na bingahe magana angahe 50 ariko mana yanjye ariko si wowe wabuze inzu kaza nimora ndakurangira nimora ndahita nkubwira ahantu inziri ubwo yemwe we yawa mugabo burya harimo abazehe ngaho boyi bahishira imbehe kurekane n'uwo bihehe wiyambariye igihoho nyiramatama we ngo ari hehe n'akagasaza kamuhenze bikarangirira mu bitenge nimubona bwije mukinge burya samoya yaradukanze mutumire batatunenze mfite agahinda ndimo guhinda ndimo gutwika unkozeho washa niko basha nimurora ko bababesha umusaza aratatera kuka inyandiko z'urupfu zari na kuka Batman Yewe Badman Bombo Klatinade Waya sedede Wagwandede Charawigi Amaganja ganja Samaganja pranta Everybody ganja Bobu Marire Rachidube Bushido Navuye muhira njira gasim Sigara ubuwobo nashatse ubuzima ikizi nka kibera kizura isima kubona ingangi kwari uguharura inzira muze tujye gusenga yewe data we Bombo Klatinade Melody wadutayemo akaririmbo uri kumwe na Kirisizi ntabwo bishoboka biravugwa ko indirimbo zawe bashobora kuba bagiye kuzica kubera ko zimeze nkaho ari ikiyobyabwenge kiri kuyobya urubyiruko ntabwo ni gute uca indirimbo zanjye utaraca itabi impamvu bashobora kuba bagiye guca indirimbo zawe ngo ni ukubera zirimo ibintu nyine bituma abantu bata ubwenge ari indirimbo zanjye n'itabi ni iki cyangiza ubuzima kurusha indirimbo zawe ngo zituma abantu basambana kubera amashusho abatera ubushyuhe none se ntaraza basambaniraga kuzandi hari amagambo yigeze kuvugwa yuko igihembo wigeze gutwara kitegurwa n'Isibo TV cyaba cyari icya Kirisizi warangiza ukakimutwara urabivuga iki ubwo nawe azajyana icyanjye Melody kubw'imyitwarire yawe ukwiriye gusaba imbabazi abanyarwanda basi sorry Melody biravugwa ko urwango ufitiye Meddy na The Ben rwatuma muramutse muhuye wahita ubavunagura imbavu sinjya ntabwo bishoboka ko nata umwanya wo kwanga umuntu none se nimba kuko atari byo ibyo bakuvugaho Meddy na The Ben mubanye gute umubano wanjye na The Ben na Meddy ntawe uhari hari abafana ba Meddy n'aba The Ben
batakwifuriza icyiza cyangwa se batanagukunda, abo bantu urabizi ko bahari? Barimo mbazi. Ese indirimbo bita Soweto nkurikije ukuntu wayamamaje ukayivuga, ubona urwego yakabaye iriho ari rwo ubu ngubu biriho? Cya shitani cyarakaye. Nese Melody, kuvuga Satani nkaho utemera Imana cyangwa utayizera, ntabwo wemera ko Imana irenze Satani? Nje Imana ndayubaha, ndanayemera bya hatari. Bivuze ngo nimba wemera Imana rero uba ukwiriye no kuyikorera. Nkorera Imana nyine nkanakorera ibiraka kwisi. Ubwo bivuze ngo ukorera Imana ugakorera na Satani icyarimwe? Oya shitani ntabwo ari muri diro. Melody, ngewe umunsi umwe niduhura ingumi y'amenyo umenye ko uzahita uyirya. Ugize umuntu mukene ukubita umukire. Wabura umukire cyangwa se ingegera, urugero rwose uriho tuzajya mu butaka ngayiwe. Wabura umukire cyangwa se ingegera, urugero rwose uriho tuzajya mu butaka ngayiwe. Dore imboga aratabarutse, dore imboga ngayiwe, dore imboga aratabarutse, dore imboga aratabarutse, dore imboga aratabarutse, dore imboga aratabarutse. Waba uri umukire, waba uri ingegera, twese zaba izo nyashi wiratana, yaba amafaranga wiratana nubwo ntayo mugira mwese, abandi bo nta mafaranga mugira, yaba imitungo yose ufite ni mu butaka, nta mafaranga uzajyanayo, nta nyashi uzajyanayo, nta ubwiza buzabujyanayo, ariko nugerayo ni iminsi ingahe se uzabuyonze? Icyo rero kikwigisha iki? Yoroshye, twese tuzajyayo. Akanyanga mu mutaranda kakuru. Mbere yuko dukomeza iyi video, iyi video biraza kuvamo ibintu byo guha abantu banyina, iraza kuvamo ibintu byo kwihanganisha umuryango wababuza babo, ariko akenshi ni abantu banyina. Mwumvishe iyi video nikoze ntinze kugira ngo mbe narakusanyije ingegera zose, ingegera zose, akanya ubu kashobotse, akanya ubu karabaye, ufata iminyo urabishe, mubanze murabi video. Ikindi kintu nabwira Dore Imbogo ni ikihe, atanagarukiye aho ngaho vuba bidatinze ariho umwuka wo gukenyuka. Uri kubona ko hari abantu bari bareretswe n'Imana bakerekwa ko umukobwa wacu agiye kugira ute gutabaruka, ubwo umukobwa wacu amaze kureba iyo video abasubije uko numamagara sinzitaba, nureba nabi tugahura naramukanye kamere tuzanamerana nabi. Yampaye kimwe nuriya mugore, wa mugore nguhaye gasopo, umuhenye ngiye nguhaye gasopo, niba uvi wawe ugatesha urubyaro rwawe n'umugabo wawe ukaza kwirirwa gukora abantu nkaho wafashe abantu nka zahabu mu kanwa kawe, ngenda kwisabye kandi ntuze kuntera umwaka muri uko kwa mbere. Ubona papa yacenyuka kuko mwabivuze? Oya, ariko niba mu pastor Imana yamubwiye kirakiwere ware niba ukiza uzakibwire ngo papa yaravuze ngo ntago azacenyuka kuko wabivuze. Yego nyagasani, shafafa wagakwiriye no kuri kwisubiraho kabwira abantu. Nisubiraho ikize uzagenda umubwira uko nkutumye, sinkizi sinyana no kukimenya, ariko icyo nzi cyo kiri mu bontegera, urumva kiri mu bontegera, uzakibwire ngo papa yavuze ko atazacenyuka kuko wabivuze. Avava nk'ubu nk'umugabo wawe muzashakana na umugabo senyabaki, umugabo nyabakira urani mugabo nyabaki, imbwa y'umugabo gusa. Uriya mukobwa yaravuze ati hari abagabo hari n'imbwa muramugendaho, yavuze ukuri. Uvuze yuko ura mu pastor ari atari imbwa se kirani iki, nibura nimbwira moka abantu bakamenya ko bajura baje. Wowe ngo nzacenyuka wewe nk'umuntu yatwaye imodoka imwe agasigina bwa buringaniye turi kwimakaza ngo iki gikima n'igikendo, uratunga imodoka ebyiri mu mutega bisi sizanjye se umwe yabaye yundi rero sigaranye n'ipfa bari guzaza dushaka iyo yindi, ariko ubutabera sibwo nyine n'uburinganire. Hanyuma Fred
wowe modoka yawe yibwe ryari? Ngo ryari? Iki gitondo nibwo bayijyanye. Turi kuwa kangahe hari? Kuwa gatandatu. Iri mu bukwe niburangira barayigaruka. Tugende nyine tuyishake. Gitifu njye kwica ibirori by'abaturage bantuye. Utani batantora. Twebwe muri ikibazo tuzagutora. Abantu bangaye mutakuza no mu gacupa ka ketchup ni kwigeranya n'ubukwe bwose. Kamoso, wowe vuga ibyawe twumve. Giti, urabizi ko nari intunzi imodoka. Ntabyo nzi. Ariko Giti, naraguhaye na lift. Wari se utunga imodoka gute ngiye kuyowe ntarayitunga. Ko niyo batayijyana gushaka uburyo ibura. Ngaho nyumvira. Umvira iki namatwi wowe ugira. Ariko sikiri ari sebanya. Wowe shaka kwerekana ko ndusha ubushobozi. Modoka yawe bayibiye. Bayibiye hano nari nyiparitse ntegereje kujyana muri control. Yabonye uri kwitinza irijya. Igira ubwenge se? Ni yanjye se. Ni yanjye rero ntabwo yakwijyana. Nifite amapine. Yego. Nifite ambrillage feri na vitesse. Yego. Sibyo bisabwa nk'imodoka igende se. Ariko ibyo byose bisaba ubikoresha. Uwo n'umupolisi wayikujyaniye muri control nyine. Ayitwara gute kandi nta contact yari irimo? Yayisekeje. Ayisetsa se n'umujura. Si wari karabafata. Wafata abantu utazi uko bakora. Reka Giti urabeshya nta mupolisi wasetse imodoka. None ko nguwo umwanzuro ukawuburanya ngaho ushaka wawe. Hey boy. Nawe se uwibwe imodoka ra? Yego muyobozi. Ugira se watunze imodoka mbaye. Ariko se Giti akasuzuki nari maranye iminsi nagukaza. Agasuzuki nyine. Abantu bari kwiza za Hyundai ukazana Suzuki. Ariko ni yanjye. Uwo muri ri wayitwaye azayigarura ntawe umwirutseho. Ariko Giti ko muri ntacyo bikubwiye. Ubwo ntabwo uri kumva ko nibwe imodoka. Nta modoka yibwe ahubwo wibwe igisebo. Ngaho baseka akagari kamfashe tugarura igisebo cyanjye nta kibazo. Sibyo natorewe ngewe. Giti rero reka nkubwire mubwize n'ukuri. Batwibye ihene zacu turaceceka. Batwiba amateleviziyo yacu turaceceka. Batwiba amatelefone yacu turaceceka. Ariko amamodoka yacu agomba kugaruka kama mbaya. Urakoze kuvuga ko zigomba kugaruka. Ushize mwazaga muvuga ko zirishyurwa. Nubundi n'ibyahindutse nizitagaruka akagari karazishwa ko niko gashinzwe umutekano w'abaturage n'ibintu byabo. Nje none reka mbabwize ukuri. Muri bije y'akagari ntayo kwishyura ibyibwe birimo. Bije zisohoka mu bice ko isoko ari yose. Isoko ari yose ariko kajya mu bifite akamaro. None mfata amafaranga ari kuzakoreshwa. Harwanywe gwingira nyagura imodoka zanyu. Ngaho rero bafata abanyerondo tujye kuzishaka. Bakore mu byo barimo mbazane kubera uburangare bwanyu. Ubuye burangare se. Kuko sinumva ukuntu umuntu yatsi imodoka akagira ubwo yitwara utaramwumva. Kandi twere turi Allo, ni kuri ribu. None se umwana utangije imyaka 18 aramutse ashaka gukora imibonano nyine aremewe, biremewe. Nyine kugira ngo mukane imibonano ariko ari ubishaka utamufashe ku ngufu. Nyine biremewe. Uwo mwana. Oya ku bushake bwe nyine utamufashe ku ngufu ntacyo bitwaye kandi abishaka cyane. Rero nabishaka cyane. Imyaka 25 utanamuteye n'inda. None se mwese muramutse muri hasi imyaka 18 mukabikora amakorano nyine imibonano nakuntu nyine mwabyita yuko bakinaga iby'abana nyine ka bose babishakaga bageze ko bakinaga iby'abana batigeze nyine wenda atigeze amutera inda cyangwa baryamane nyine iyo myaka nayo imufunge nyine aribo nyine tukabyita ko bakinaga iby'abana kugira ngo igifungo kigabanyuke cyangwa niba mufunge urumva ngo ntabwo bamufashe ku ngufu bose babishaka. Yago ni gute urebera ba Brian mu marinete? Bria urabizi neza ko nge na Yago tuba big energy. Akukimurimbwa mwana. Trix wakurangira akazi nka Kanowerine na Jack. Man, ubu tuvuge ko abantu bose ni henda yakize. None se kakajwe aba diaspora abita ngo iki? Ngo turamagwejana. Umuntu wabivuze se ubundi uramuzi? So wabivuze we nabanza yire. Akabuno ntako. Kakajwe side nyash. Aiga data ase mama wadututse nguhereye. Naisha nta wundi mumbwirira. Wangegera we uratwita amagweja batubyaye. Ubundi se Aisha nicyo ashaka? Ashaka ngo umuhungu ngo wa perezida ugwamukulaye. Kaisha ni keza ariko. N'umuhungu w'umukarani ukabuzamubona. Muherimbe. Chire cyangwa se ngegera. Urugero rwose uriho tuzajya mu butaka ngayiwe. Wabura mukire cyangwa se ngegera. Urugero rwose uriho tuzajya mu butaka ngayiwe dore imboga ratabarutse dore imboga ngayiwe dore imboga ratabarutse dore imboga ratabarutse dore imboga ratabarutse dore imboga ratabarutse. Waba uri umukire waba uri ingegera twese zaba izo nyashi wiratana yaba amafaranga wiratana nubwo ntabimugira mwese abandi bo nta mafaranga mugira
yaba imitungo yose ufite Turano. ni mu butaka nta mafaranga uzajyanayo nta nyasha uzajyanayo nta ubwiza bw'uzabujyanayo ariko nugerayo ni iminsi ingahe se uzabuyonze icyo kikwigisha iki yoroshye twese tuzajyayo akanyanga mu mutaranda kakuru mbere yuko dukomeza iyi video biraza kuvamo ibintu byo guha abantu ba nyina iraza kuvamo ibintu byo kwihanganisha umuryango wababuze ababo ngenda kwisabye kandi ntuze kuntera umwaka muri uko kwa mbere ubona papa yacenyuka kuko mwabivuze oya ariko niba mu pastor Imana yamubwiye ware niba ukiza uzakibwire ngo papa yaravuze ngo ntago azacenyuka kuko wabivuze yego nyagasani shafafa wagakwiriye no kuri kwisubiraho kabwira abantu nisubiraho iki ukagaragaza isura uzagenda umubwire uko nkutumye sinkizi sinyana no kukimenya ngo ndatukana ntago ari ugushinyagura mutanyumva nabi ariko rero dore imbogo nawe waratukanye pe mukobwa utukana we kayishwa n'iki batabare igifumani kiri kurira mu mutwe uracyumva ubwo bwa mbere wumvisha se igifu kirira mu mutwe nuko nyine ibyo bintu bitabaho woya vava rwaye igifu kirira mu mutwe ubundi igifu kiryana mu nda ariko icyavava kiri gufatana n'ubwonko urukora ibintu batagiye gusa mbo mumaze kubireba ingegeri iratubwiye ngo dore imbogo ngo yararwaye ngo igifu ngo kiri kumufatira mu mutwe sinzi niba ingegeri tubeshye cyari tubwije ukuri icyo nzi cyo nabwo nuko numvishe ko dore imbogo yabyivugiye ko igifu cyari kimumereye nabi cyafataraga no mu mutwe imisonga igatera umuhungu wa gatanazi rero muti